abantu waje ugabanyizore gusa nge ntabwo nagukura zirenze mani yuza nkagugasoza nimba mani umuntu yarasohotse tuvuganye kuri buze kwamenye nyine yuza nkaguha ugasoza mani ntabwo mani bira ntabwo bari sama kandi abizi gusa baramutse bibaye gusa agakira n'icyaha gikomeye ariko baramuneshye shyira guta ibintu byose mu gikapu cye inzoga ikizamini niyo mpamvu zo gutuma uvuga ko tutamwirukana hari nubwo mba numva muri kumurenganya ni umwana mwiza reka reka ugomba gukora ikintu cyose cyatuma batirukana Fabien. Ndabizi uba uri kubyikiriza utabishaka nyine utabishyizeho umutima kandi uzi akantu tuba dufite oya nyine nuko mbikubwiye nkumva ntabwo bifirinze neza umva se uramutse ubikoze nyine wanze kubikora bakamwiruka bahita nkuraburiza ndabikugira gusa baramutse bamwiruka bibaye gusa nta kibazo nyine buka nkwizere gusa nyine ntuzatume bamwirukana ndabizi kandi ububasha nyine bwo gutuma batamwirukana ndabufite nyine si ubizi si njye uramutse ubikoze nyine wanze kubikora bakamwiruka bahita nkuraburiza mani ubundi hawariye fayini mbuye uko nabisekeje cyane kabisa pe bisekeje gute se uzi ko natamenye ko ari wowe washyize inzoga mu gikapu cyanjye hejuru yo gushaka kunyirukanisha abana ese wapi hari igihe ari njye cyangwa atari njye sibyo amakuru mba warambonye sinigeze nkubona ariko ntabwo ari ngombwa ngo umushakishe ngo umubone warabibwiwe cyaze wenda ibyo porogesi nabitinda ari kumva kuko wenda kara ni akabazo tuto ahubwo weho nzanakwicisha hejuru y'ibiki se mani ariko ko wagira ngo nuye muri karitsiye nawe mwana oya nushaka kuvuga ko wanjyaniye ikibanza nabwo bari baramara gukora nese ubundi papasi yawe ni iyihe ushaka kugera ku ki papasi yanjye ni ukubuza ushaka kujya hejuru yanjye nese ndi hejuru yawe guca nyine uba ushaka kwijyana hejuru wowe ukira hejuru gute oya weho uba wigize nyine umuntu wahaye ntabwo umuntu yakumvisha ibintu ngo ubyumve ugenda unegirije ibintu nimba wumva urenze wumva warabyize nese mwana ukumva nibanyirukana wenda bizahindura iki mu buzima bwawe nibakwirukana hejuru yo gufata ibintu by'ibintu bitemewe ukabishyira mu baga yawe kubajije ngo wigeze ufata akiri ibyo bintu bitemewe mu baga yawe nose ko buriya ahubwo wasanze ari nk'undi mwana bagifatanye wenda kuko yari afite igikapu cyanjye wenda mu busanzwe wenda bibazi ko yitonda sinzi nanjye ko wenda mu kigo bamfata abayobozi wigeze ubona kiri ibintu bitemewe mu baga yawe kandi mu kanya si wabibyemeye ya wenda nyine kubera urabizi nyine dufitanye kesi zadanje ngenzi ko nta n'ikibazo ngira nyine dufitanye kesi wowe nyine nkubwira ibintu mwumvisha ibintu igihe navugiye mwumvisha ibintu ugashaka kwigira umuntu wa danje abo ubundi watuje tukumvikana numvikana nawe bikise njye tuzumvikana ari uko bari abakobwa babaretse cyane cyane uriya mutaga mujya muramubwira buri munsi ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuvuge uramuzi mu kigo ariko harimo abakobwa benshi ni benshi nyine okay uzamenya ko ari uzamenya uwo mukobwa ndi kuvuga uzamujogura mwabo benshi urimo uvuga ngo bari mu kigo
ari uko namukumvishije kuko wamumenya. Numara kumenya uwo ari we nibwo uzumva kesi dufitanye. Ntabwo rero wamenya uwo ari uwo mukobwa ngo ni benshi mu kigo. Ase nkabura ko mwatumye umwana w'abandi ajya muri kesi ikibazo kuko ari we w'inzoga. Anywa inzoga, njyewe nywa inzoga. Ari we uzikoresha kandi kandi inzoga wazishyize. Katwumvikane wa mungana unywa inzoga. Kubera icyo bimbajije Ndagira ngo nsubize. nazo Unywa itabi se? naryo. Mbese kuki mani jya wumva ibintu, kuki umubwira ibintu ntubyumve? Okay, basi mbwira. Basi uwo mukobwa uri kumbwira uramukunda? Ibyo bintu ntabwo ari byo nasubiramo aka kanya. Maze igihe kinini mbikubwira kandi nabikoresha kandi uranabizi. Ntabwo icyo kibazo ari icyo waza ubizi. Nyine nibyo ndi kukubwira ati we uba ushaka nyine kwishyira hejuru. Ubwo reka nkubwire, ubu nta kintu bizabageza amazi. Icyo cyakoze icyo muzakora cyose. I'm ready kwakira ikizambo cyose. Uriteguye? Tayari. Ongera koraho. Hari igihe ari ishema mani, rino ni ishema ryo kubugize uraprofise kuba unkozeho. Ongera kora ariko profise ibitekerezo byawe nabi. Nyine profita bro. Kubera ko ari kubitekereza ntago nabigukuramo. Kuba kugukoraho wumva ko ari byo shima ng'abantu baba bakuye. Bigumane mu mutwe wawe. Ibitabo birimo mashine kandi kubona byuzuye. Ibintu byose nabonaga byuzuye ariko hari ikibazo gikomeje kugaragara. Mu matesite y'iki gihe hakomeje kugaragara ko abanyeshuri batsinzwe cyane. Ubundi hakomeje kuba ikihe kibazo? Ikibazo urebye buriya natwe turi kubikurikirana ngo turebe ukuntu biri kugenda, impamvu ahantu biri kuba. N'umuyobozi yakomeje kumbwira ko hari ibibazo byinshi bikomeje kugaragara bya kese ya disipurine. Kese za disipurine hakomeje kuvuga ko muri kino kigo hakomeje kubamo abana b'ibirara, bakomeje kuzana inzoga mu kigo, hakaba harimo n'ibintu by'inkono byinshi. Ibyo bintu ari cyo bizi? Perefe nyine nawe urebye tureba ukuntu twabikosora nyine nkatwe tukareba ko bakwisubiraho. Nawe rero hari abakobwa benshi bakomeje bagaragaza kese ya disipurine muri iki kigo. Hari ikintu nawe waba ubizi? Yego, ubushize njye na moteri twari twabirebyeho dusanga nyine hari abanyeshuri bari kwinjiza inzoga, abandi bari mu bintu by'amakupure mu makarase buri munsi. Rero twavuze ko bagiye gufata kote yewe y'abahungu nayo gufata yanjye y'abakobwa tukabaganiriza. Byanga bikunda icyo kibazo iyo cyageze hejuru kikagera ku muyobozi w'ikigo, aba ari ikibazo gikomeje kudindiza abanyeshuri. Byanze bikunze icyo kintu mugomba mugikosora. Ni ukuri cyane perefe, tugiye kubyigaho nyine turi kubaganiriza. Rega nawe urabizi abanyeshuri bameze nk'abana mu mutwe, bisaba kugenda gahoro ariko turi rimwe nta kibazo. Rero urwo rutonde rw'abana bakomeje kwitwara nabi muri iki kigo, bakomeje kugera ibintu by'amakupure, bakomeje kugera mu bintu by'ibigare, urwo rutonde ejo ndarukeneye, ejo mu gitondo uze kurunzanira. Okay, ndaza kubikora matiri. Perefe twitaye nyine nkurikije ukuntu nzi Fabiola umwana n'umwana mwiza yitonda, numva nyine n'indabagabo kumwirukana, tugomba kumwirukana. Reka kiriya ni icyaha gikomeye. ariko baramubeshya. Kubeshyera guta ibintu byose mu gikapu cye, inzoga, ikizamini, urumva ari ukumubeshyera. Reka niyo mpamvu se gutuma uvuga ko tutamwirukana. Hari n'ubwo mba numva muri kumurenganya. Oya, umwana mwiza. reka umwana mwiza wiba ukora ibintu nka biriya unywa inzoga agasinda. Ariko habaho no kumubeshya. Biriya bintu ntabwo byemewe. None tubishyire kuri inde. Ntabwo nzi uwo mwabishyiraho, bakajya nkurikije n'imirongo. Reka agomba gutaha iwabo akamenya icyo gukora. Urumva? Yego, umwanzuro twawufashe. Urabizi nyine njye nawe turi inshuti pe. Basi kora buryo ki mutamwirukana, nyine njye nawe nawe tujye tubihuza nta kibazo. Gusa wumva ko uzi akantu keza ahubwo gukora. Wumva ko nyine ubaye umuntu mukuru noneho.
ariko ntarebe nyine ntabwo muzamwirukana. reka kuba wemeye ibyo nagusabye ntabwo namwirukana ahubwo mbikuyeho n'amakosa yose aba muri iki kigo. Okay, nta kibazo. Turanturanyeho cyane se wapi ntabwo wabagaho imana. turanturanyeho ahubwo tutavuze amagambo menshi tama ubuceri bwanjye mazi abigukoresa fresh ubuceri ubuceri kuko nakuze niyo sanzo gase nayo gwaye man Mbira umuswera nese manu kunyishyuza ngo watane inzuga n'amafaranga agwaye yo kujya kuyigura se yarwaye wayiguze mu yawe kwakamanye gusubiza kwakamanye ibihembo mani byo gusohoka abantu waje ugabanya izo rego ubusenge ntabwo ntabwo kuraza irenze mani yuza nkagugasoza nimba mani umuntu yarasohotse tuvuganye kuri buzi kwamenye nyine yuza nkaguhaho ugasoza mani bira ntabwo bari sawa mani ahubwo mani wewe uri idagi bro wewe uranzanira inzu urazanira inzu k'umuntu w'umucama wawe mani bwengeste mani njyewe ntabwo uri kubwira ibintu bikaze nyine wese ukugenda ukanamo akantu ni ikintu gikaze wowe mani kuko uri kubigira ibintu bya dani cyaza nzakugurira amana akantu ntari wenda hagiye tuzahora nkutema akantu akubwira ngo nkuri ibiceri mani ibiceri se by'ibikini wagura inzu ariko mani wajya ukoresha ubwonko bwe sawa nyine ka Ese twaduseye ntabwo narinzi kumeze gutyo wapi ntabwo ari uguserera sibyo tworoshye ibintu sibyo bimvaneho ubyishyire ukumva abaye ari nkawe wantumye inzoga ukama amafaranga yo kujya kuyigura nkayizana nese iriya nibuni waje wikoreye ni ikesi akuzi risike zari zirimo mani zo kuyizana risike se n'ubundi ko wari usanzwe ugiye hanze y'ikigo reka kugenda njye bashobora gufata ndi jyenyine bakavuga ariko wari usanzwe usohotse ikigo nkahita nanababeshya kuri n'indi hari wari usanzwe usohotse ikigo mani kuze inzoga ndaprofita ngutuma inzoga sibyo wari usanzwe usohoka ndaprofita ndagutuma sibyo sawa ubwo rero nyuma y'uko ntomye nyuma y'uko mutumye wanzaniye boro zanjye ni kuko nanjye nakuzanira boro wantumye sawa asema nicyo oya ukumva wajya ugabanya ibintu mani byo kwigira idage mani njyewe uramba nkubonye mani ubona utese oya nyine nkubonye ahubwo we mani byubase mani Metrese bakuru ese kare wigisha ba Fabiola bya bintu ndi kubona ni ibiki Ibihe by'inzoga mu gikapu cye ese Fabiola ko nacyo yoziho zagenze hanyuma ziriya nzoga nafatiye mu gikapu cye se ni izivuga iki shaka shoka wamubeshyira nyine ko Fabiola yumva ko inzoga ntabwo azimuzi abantu baramubeshyera se bagashyira no mu gikapu cy'ibintu by'icupa inshuti zabikora inshuti zabikora nyine zigashyira inzoga mu gikapu kiwe gusa Fabiola ntabwo ntamuciye pe ucunge neza pe urebe siko kazi ushinzwe se ukorera akazi cyane ubwo gifungo kuhari gute kandi mise mbibona ko cyafungutse ngahita nifunga ngarundi gutese ameze neza wowe cyane meze neza mbamubona mbona ubu nko mu bitekerezo byawe gusaba Imana iki mu rukundo rwanjye nawe ruzagera sinzi nyine biri ofa sinzi ukuntu nabikubwira njye nsaba Imana ngo ninapfa uzakomeze urugero ibyo abantu bazasigara bavuga ati reka hano nshaka gusemura Juliette ntabwo ari ukubasiga ahubwo ni ukubarinda eke nta kibazo kandi njye nawe dufatanyije ngo bizageraho oya nibyo pe ndabikunze kandi ubumazi nta kintu ukoramo urukundo rwinshi pe ukoramo urukundo rwinshi ntabwo uri kwibonamo ahari oya ntabwo ndi kukubona ariko uri kwibona mu maso yanjye biriya nibyo bitangira kurebana akana kamujisho reka nawe oya se ayiswe biriya nibyo bita kurebana akana kamujisho ziko hari ninjira no mu rugo uzafata n'aya mafoto twifashe umuntu yandika mu cyumba cyanjye ubundi ukanajya nyareba bikagufasha iki isuku kamufasha kumva nyine ndanjye nyine ya
mu gihe tuzaba turi mu kiruhuko nyine. Sibifatiye